bageni bacu our new couples. bange ku murongo neza bageni bacu Our new couples. ipange ku murongo neza mwababonye beza cyane They really look beautiful abageni baba bafite ayandi mavuta and they are really anointed. bagiye kutubwira amazina yabo They're going to tell us their names n'urubanza uko rumeze cyo bifuza ko tuzabafasha and how their wedding preparations are and what they karibu need from us. kutubwira ayo makuru. Praise God. Mana yacu ishimwe cyane. My name is Prince Muhumure. Nitwa Prince Muhumure. My fiance is Deborah Uineza. Fiancé wanjye yitwa Deborah Uwineza. We are getting married at Romantic Gardens. Dufite ubukwe bwacu buzabera kuri Romantic Garden. That will be the traditional wedding and the reception. Aho niho hazabera umuhango wo gusaba ndetse na reception. The church is going to be here at Foursquare. Gusezerana imbere y'Imana bizabera hano muri Foursquare. And that will be happening on the 21st of February. Kandi ibyo byose bizaba ku itariki 21 z'ukwa kabiri. Your presence is very well welcome. Kubana namwe bizaba iby'umugisha cyane. Thank you very much. Murakoze cyane. Amen. Amena. Amen. Amazina yanjye nitwa Elisenganyira. Fiancé wanjye yitwa Ninserukira Sandrine. Nsengera hano muri Foursquare, mbarizwa muri famille ya Ebeneza. Fiancé wanjye asengera Melbourne muri Australia. Dufite ubukwe ku itariki 15 z'ukwa kabiri. Buzabera Kicukiro Ahava River. Saa 3 ni dote. Saa 7 n'igice gusezerana imbere y'Imana hano muri Foursquare. Reception ni kuri Ahava River Kicukiro. Abazabishobora muzaze rwose tuzishimira kubana namwe. Murakoze. Amen. We have a wedding that is going to take place on 15th of February. It's going to take place in Ahava River. Holy matrimony will take place here in church, and your presence is going to be highly appreciated. Imana ibahe umugisha. May God richly bless you. Aba bantu bafite ubukwe nk'uko babivuze. These people have a wedding, as they just mentioned. Uzi impamvu itumyo We have our administration. dufite abashumba We have our pastors. uzaze uyivuge Kindly approach them and tell them. nimba idahari If that reason is not there, ihari nyine iteka ryose forever hold your breath. nimba ihari If it's there, tuzobanza tubabwire Yesu ashimwe cyane. praise Jesus. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. We're going to share the word of God. Ijambo ry'Imana tubyumva kenshi We hear of the word of God inshuro nyinshi. frequently. Hahi imbere nigire hano imbere nigire hano ndi hanyuma abari kumwe n'abageni bacu
murakoze cyane mugende mwike mu cicaro mwese n'aba baririmbyi muri hano turaza kubashakira umwanya mu kanya kari buze abandi mwese mwicare umucuranzi wacu agume kunanga abageni bacu baduteranyije kuri uyu munsi bari ku marembo kandi baragaragiwe ndagira ngo rero itsinda ribagaragiye rize kubageza aha mu gitaramo neza n'ubundi muri iyo njyana twari turimo fatiraho wari ugeze inshuti yanjye hanyuma tubakire abandi mwicare itsinda ribagaragiye rirabageza aha mu gitaramo baze babageze mu gitaramo. koraho basoke nk'intore. Ngwino twakira umukazana dufatanye nubwo ndashoboye ariko dufatanye egera hano hafi dufatanye na pare na marene abandi mugumiyo muri fatiraho wari ugeze muvandimwe twashoje ubukubu byarangiye kire mu kanya gato turaba dutaje.
Amen. Yes. tunezererwe Imana yo mwisho. Twese Imana ishobora. Hallelujah. Curanga papa wihute dusigaje nk'iminota nk'itatu tutanga umwanya kugira ngo n'ibindi bikogwe neza. Banunesheje imitima yacu